ariko Imana yambwiye ngo uyu mwaka retoteje zirebere vome sikiyamando igiriye izina ryayo ku buzima bwawe wa mubyeyi we hayaje zirabire vome sikiyamando nukurigiriye izina ryayo wararize bihagije. Haleluya. Ariko Imana irambwiye ngo nukuri ije gusoza isezerano yasezeranye nawe. Imana irambwiye ngo wabwiwe byinshi ariko ibyo byose urabitegereza ntiwabibona. Imana irambwiye ngo ije kubikorera kwiyubashigiriye izina ryayo. Isezerano wategereje imyaka n'imyaka Imana irambwiye ngo ije kurisohoza kuko ni Imana itagivuga amasigara cicaro. Imana irambwira ngo igende iki cyo gutabara ubwoko bwayo. Imana irambwira ngo ariko Jezirebere vome sikiyamando uwari waracogoye agasubira inyuma nagaruke ni nacyo gihe cyo kugaruka ku mwami Yesu. Haleluya Jesus. Waje kwesha icyubahiro. Hari umusozi w'ibihombo mu bacuruzi. Heye Jezirebere vome sikiyamando wagiye gucuruza Imana yavuze uhaguruka Imana ari guha gishoro ariko uhageze ntibyemera bandi barahirwa we ntiwahirwa. Imana yambwiye ngo uwo ni umusozi. Imana yambwiye ngo dore Jezirebere vome sikiyamando hari ubwami bw'umwijima bukugenza ariko nyiringaba yambwiye ngo aje kuvugana n'uwo musozi w'ibihombo. Imana yambwiye ngo niwongere Jezirebere vome sikiyamando na n'urushundura rwawe ukuwiteka Imana isumba byose ambwiye ngo akinguye amarembo y'ijuru kugira ngo agutabare. Imana yambwiye ngo niwakire igishoro baracuruje biranga rwose abandi baracuruza ureba uravuga ngo mbese Imana ni wavuganye nanjye ariko Uwiteka avuganye nawe ngo nawe ni umusozi. Imana yamwe muje kuvugana n'uwo musozi w'ibihombo kugira ngo wakire kugirirwa neza n'Imana ishobora byose. Imana yacu nishimwe cyane. Hari imisozi mu babyeyi y'urubyaro rwo muri iyi minsi. Imana yamwe ngo ababyeyi benshi mufite agahinda mufite umubabaro bana barabananiye uwo nawe ni umusozi. Uwiteka arambajije ngo nkubaze uyu mwanya aka kanya uyu munsi uyu mwaka uku kwezi uhagararanye n'Uwiteka gute. Imana yambwiye ngo ubanza wisuzume nusanga udahagaze neza. Imana yambwiye ngo haracyari ibyiringiro. Imana yambwiye ngo imbabazi zawe ziracyariho. Haya toteje zirebere vome sikiyamando. Imana irambwira ngo yashyiriyeho ubwoko bwayo kugira ngo Jezirebere vome sikiyamando buyibere umufasha bakiri mu isi. Imana yambwiye ngo rero ntutindaganye kugira ngo Uwiteka aguhe ibisubizo byawe. Imana ishimwe. Imana yambwiye ngo uje kurengera abantu kandi uje kure Jezirebere vome sikiyamando gutabara ubwoko bwayo. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ngiye kubasengera Imana. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Reka tubasuhuze shuti bakunze b'Irembo Ryera TV tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye. No kuvuga hari abari mu Rwanda hari n'abari mu mahanga mu ntara yacu nyine ya gatandatu yitwa diaspora. Turabasuhuje mwese Imana ibahe umugisha. Rero turi muri cya kiganiro imboni y'umuhanuzi turi mu gusoza ibihe twavuga ko ari iby'umwaka ariko kandi Imana yongeye kuduha umuhanuzi. Ni profete ni umukozi w'Imana ni umuntu ufite amavuta y'Imana ariko ikindi cyiza iyo ahanuye ibintu birasohora. Rero uyu ndaza kubaha nimero ze mu kanya aho ngaho hasi uraza kuzireba uraza kuzibona zanditseho umuvugishe agusengere agufashe uhure n'Imana kandi Imana uraza kuyumva kuko nanjye ndamwemera n'umuhanuzi rwose kandi wa muhanuzi ukorana n'Imana mu buryo bukomeye. Ni mu kiganiro imboni y'umuhanuzi. Ndagira ngo kandi mbere yuko twinjira mu kiganiro tubwira abantu bose bafunguye iki kiganiro ushobora gukora share ushobora gukora comment yubaka ushobora gukora no kugisangiza nyine n'abandi nkuko bisanzwe tukazagabana imigisha. Ariko mbere yuko dukomeza nubwo atari mushya ku Irembo Ryera reka abanze abibwire mwese hanyuma dukomeze twumva n'ubutumwa Imana dutumyeho. Karibu. Yesu nashimwe. Imbazwe. Amahoro y'Imana nabane namwe. Amazina yandi ni Clarisse kubw'Imana. Imana yongeye kongera icyizere nongera kugaruka imbere y'ubwoko bwayo. Ndashima Imana. Ndashima Imana rero ko imbashije kuhagera. Ndashima Imana ko yabanye natwe mu minsi yose iherereye inyuma yacu yabaye mu ruhande rwacu. Imana yadukomereje mu butware bwayo. Nongeye kugera ko Irembo Ryera TV dushima izina ry'Imana twakomera ku Imana. Ndashima Imana rero kubwa Cyprien nayo Imana yarakurinze. Imana ishimwe ko yarinze abavandimwe akarinda inshuti zacu cyane abantu bakurikirana ibi biganiro bikorera ku Irembo Ryera TV. Ndashima Imana ko abakunzi bonagize abo inshuti benshi ndabashuhuje cyane. Imana yo mwijuru ibaha umugisha. Uwiteka abane namwe. Ndagira ngo rero dutangire ikiganiro cyacu mu mboni y'umuhanuzi. Watangira usenga ndetse unakomeza n'iby'Imana yashyize ku mutima wawe. Murakoze kadusenga.
Mana data wa twese mu izina rya Yesu, Mana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi bwinshi, Imana yo kwera ndetse no gukiranuka, umukozi w'umuhanga utajya ubura ukugeza, turagushimye turagombaje kuko Imana iri hejuru ya byose nta kibasha kuroga umugambi wawe. Tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi zawe zidahwema ku buzima bwacu, tugushimiye ibyo ko bwije nuko bukegenda ubana natwe tugirira neza, tukagenda tubona ineza yawe. Mwami Yesu Kristo, wumve ko ngushimiye. Ndagushimira ko wongeye kungirira icyizere nkaba ngarutse imbere y'ubwoko bwawe. Ndagushimiye Mwami Imana ishobora byose ko wongeye kandi gutekereza ku bwoko bwawe Mwami Imana, kuko hari ibyo wifuza nyir'ubutware nyir'ububaha. Ndakurebereje zirabire vukiresti y'amando Jesus, ndagushimiye kuko hari byinshi data wa twese Imana ishobora byose ubuhindura imbere y'ubwoko bwawe. Mana data wa twese rero nanjye nkubereye intumwa unyemerere nyakubaka kanya rero nkubere mikoro ubwawe wirangururire data wa twese uvuga ubwira ubwoko bwawe. Kandi data ndasengera imitima yose uyu munsi Mwami Imana iri bwumve nyir'ubutware Mana hinduka iby'umwuka ari bubabwire. Unyemere data wa twese Imana ntibasigare uko bari ahubwo mwuka wera rushire cyane gukora imirimo n'ibitangaza hagati muri mu izina rya Yesu. Ndagushimiye kuko uri Imana y'imbaraga rero ndagushimiye kubwa Aspire nawe unyakiriye umuha umugisha kandi Uwiteka ubane natwe. Mwuka wera tubere umuyoboro muri byose mu izina rya Yesu, dutanye utandere natwe. Rato teje zirabire vukiresti y'amando zo gusozanya natwe. Turagushimiye mwuka wera tuguhaye karibu n'ikaze mu izina rya data twese nsabye ndizora koze Yesu. Amen. Amen. Karibu umukozi w'Imana. Ya Imana ibaha umugisha. Ndashima Imana ishobora byose ko ari umukozi w'umuhanga. Ndashima Imana ko yabarinze kabana namwe. Ndashima Imana ko hari abo yakijije. Ndashima Imana ko bagiye gukora imirimo n'ibitangaza. Imana yumve ko nyishimiye. Ndashima Imana rero ikomeje akazi ko kubarengera no kubana namwe, yongeye kuba ntumaho kandi yongere kumpa message yanyu kandi ni message nziza. Imana yo mu ijuru yongeye kubatekerezaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo ibashe kuruhura imitima yanyu kandi ibashe guhembura ubugingo bwanyu. Imana ishimwe. Ndashima Imana rero ko yongeye kungirira icyizere nkaba nongeye kuboneka imbere y'amaso yanyu. Imana ibampera umugisha. Ndasuhuza abakunzi bacu, ndasuhuza cyane cyane abakunzi b'Irembo Ryera TV, abantu wese barikurikirana ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha kandi ndashima Imana ko muduhamagara kandi mukagenda mudushyigikira mu rumwe cyangwa ubundi. Imana ibaha umugisha. Ubwo rero reka twatangira nkabahereza ku byanyu kuko Imana yanyeretse ndi kubagaburira gusa nabwiraga abantu ko bitegure kandi bakire kurya mu izina rya Yesu kuko Imana uyu munsi yabatekeye kandi yiteguye kubagaburira iby'umumaro mu izina ryayo. Amen. Ntabwo turi butinde cyane mu ijambo ryayo, ubundi ikintu nzanye ni za message zanyu ariko message zumvikana kandi zirasa ku ntego. Message nzanye iri muri Yobu ibice 23 murongo wa 10 turageza ku murongo waho wa 14. Handitswe ngo ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Haleluya. Ikirenge cyanjye cyashikamye mu ntambwe zayo, inzira yayo narayikomeje sinateshuka. Ntabwo nasubiye inyuma ngo mve mu mategeko yategetswe, ndetse amagambo yo mu kanwa kayo yambereye ubutunzi bundutira ibyo kurya bikwiriye. Haleluya. Kuko ariyo isohoza icyo nategekewe, ndetse ifite n'ibimenyetso by'ibyo byinshi. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Twongere dusimbuke tujye muri Zakariya ibice 4 umurongo waho wa 7 basoma ku 9 honyine. Wa musozi munini we wita iki? Imbere ya Zerubabuli uzaba ikibaya. Azazana n'ibuye risumba ayandi, barangurure bati nihabwe umugisha. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ayo ni amagambo y'Uwiteka Imana yavuganye namwe. Imana ishimwe. Imana yambwiye ngo ni Imana iri hejuru ya byose. Imana yambwiye ngo ikibazo si umusozi, kuko Imana yambwiye ngo ije kuvugana n'iwo musozi wari uri imbere y'amaso yawe, kuko nabonaga imisozi imbere yanyu, nkabona imisozi, abakobwa imisozi, ababyeyi imisozi, mu buryo bwose umusozi. Muri situation yose ubayemo nabonaga umusozi, ariko Imana yambwiye ngo ije kuvugana n'iyo misozi. Imana ishimwe. Ijambo ryo muri Yobu Imana yampaye. Yobu inkuru zazo munazizi. Yobu yahuye n'ibibazo, Yobu arageragezwa, ariko Yobu ntigeze yihakana Imana ye. Mu by'ukuri Imana yambwiye ngo hari abantu bahagaze ku misozi babitegeye,
bahagaze ku misozi bategereje ko muzakorwa n'isoni, ariko Imana yambwiye ngo mbabwire ngo ntabwo muzakorwa n'isoni. Imana yacu nishimwe. Imana yo mu ijuru yambwiye ngo mbabwire ngo Imana yavuganye namwe niyo kwizerwa, ni Imana y'inyembaraga, ni Imana y'inyabutware n'ubushobozi bwinshi. Icyo usabwa gusa usabwe kuyizera no kuyiringira, kuko Imana yambwiye ngo ibasha gukora byose mu gihe cyose cyashyizweho. Imana yambwiye ngo urebe gusa niba ukiri kumwe nayo, kubera yuko Yobu yihanganiwe imugerageza, ariko kugeza igihe Imana yo mu ijuru imwunamuriye, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya. Imana yambwiye ngo ugifite uburyo, wari ufite inshuti, ugifite akazi, wari ufite inshuti, ariko ibyo byose bimaze kugushiraho, izo nshuti ziragenda. Mu by'ukuri Imana yambwiye ngo tore berevo mesiki ya mando la berevo kiresire. Imana yambwiye ngo hari ibyawe igaruye, kandi Imana yambwiye ngo nukuri ibya mbere ibya nyuma birushije ibya mbere kuba byiza. Imana yambwiye ngo hari ubundi buryo izanye ku buzima bwanyu, kandi umuntu wese uyu munsi uri bashije kumva ijambo ry'Imana, Imana irakora ibitangaza n'imirimo. Hari message zanyu Imana yagiye impa, hari message Imana yagiye impa, reka nzibabwire. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo nimucogozwe nuko amasezerano atinze, ahubwo nihatire gukora ibyiza, kuko Imana irinze ijambo yavuganye namwe. Haleluya. Kugira ngo irisohoze. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Ndavugana n'abantu b'ingeri zose, ndavugana abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari hanze mu migabane yose itandukanye. Ndavugana nabo Uwiteka abantu myarambwira ngo mbabwire ngo ntimucogozwe nuko amasezerano atinze, ahubwo mwihatire gukora ibyiza, kuko Imana irinze ijambo yavuganye namwe kugira ngo irisohoze. Imana yacu nishimwe cyane. Indi message, ninde wahindura imigambi y'Imana, ninde wavuguruza ibyo Uwiteka yavuze? Yivuze yego ntawuvuga oya, yavuze hoya ntawuvuga yego. Uko ni Uwiteka yambwiye ngo mvugane namwe. Haleluya. Imana yavuganye namwe yambwiye ngo niyo kwizerwa. Hari ijambo Imana yakuvuzeho, hari icyo Imana yakuvuzeho. Imana yambwiye rero ngo ntawubasha kuvuguruza umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Wa mukobwa we, wa mubyeyi we, wa musore we, Imana yambwiye ngo ijambo Imana yavuganye nawe nta kizayibuza kuyisohoza mu izina ryayo, kuko ni Imana iri hejuru ya byose. Ninde wahindura imigambi yawe Mana? Haleluya. Ntawubasha kugira gute guhindura imigambi y'Imana, uko byasa kose icyo Imana yavuganye namwe izagisohoza. Ni Imana itabeshya, ni Imana iri hejuru ya byose, ni Imana itajya buri kugenza, ni Imana y'amasezerano. Imana yambwiye ngo icyo usabwa gusa uyizere kandi uyiringire. Hahirwa abatoranijwe n'umwami, ntibazagira icyo bakena umwami, kuko abafitiye ku mutima. Haleluya. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo harahirwa abatoranijwe n'umwami, abo ngabo ntabwo bazagira icyo bakena. Imana yacu nishimwe cyane kuko bari ku mutima w'Uwiteka. Reto tereberevo mesiki amando Jesus sera birevo kiresire. Imana yambwiye ngo hahirwa abatoranijwe n'umwami, ntibazagira icyo bakena. Haleluya. Icyo bakena n'umwami, kuko abafite ku mutima. Imana yacu nishimwe cyane. Harahirwa rero wiringiye Imana, wowe urahirwa wowe wizera. Harahirwa wowe wamenye Imana, harahirwa wowe wakiranutse, harahirwa wowe wirinda, harahirwa wowe ukiranuka gato no ku kanini, kuko umwami Imana avuganye nawe yuko agufite hehe ku mutima. Imana yambwiye rero ngo ntimucogozwe n'incamugongo, ahubwo abarimo bazibabwira nibo bazagwa. Imana yambwiye ngo ize kuvugana n'umusozi uri imbere y'amaso yawe. Reto reberevo mesiki amando, wabonaga wabuze ukugira, wabonaga byanze, haba muri situation zose z'ubuzima bwawe, haba mu kazi, haba mu buryo bwose. Imana yambwiye ngo ije kuvugana n'uwo musozi uguhagaze imbere. Imana ishimwe. Uwiteka yambwiye ngo umusozi uguhagaze imbere ntugutera ubwoba, ntukangwe n'uwo musozi, kuko Uwiteka Imana ishobora byose yururutse kuvugana nawo. Imana ishimwe cyane. Ni umusozi wari uri imbere kandi wari uguteye ubwoba. Hari umusozi w'ubukene, hari umusozi w'ubugumba, hari umusozi wo kwangwa n'inshuti, hari umusozi w'uburwayi, hari umusozi w'amadeni, hari umusozi w'ibigeragezo bijya bitandukanye, ariko Imana nawo. Haleluya. Imana yambwiye ngo ije kuvugana n'uwo musozi warurumbaraye. Imana yambwiye ngo ni abanyamasezerano nimukomere. Imana yavuganye namwe n'Imana yo kwizerwa, kandi Imana yambwiye ngo ise kunyuranya ibihe n'iminsi ku buzima bwanyu.
Mana yambwiye ngo gusa icyo usabwa uyihanga amaso kandi ukomeze kwizera ntucogore ntuterwe ubwoba ntuhagarike umutima Imana yavuganye nawe niyo kwizerwa. Mana yambwiye ngo uje guhindura amateka n'ibyanze guhinduka kuko Uwiteka Imana ishobora byose akakanya avuganye n'umusozi wari uri imbere yawe. Wari waragerageje uko ushoboye kose, wari warirwaniriye, wari warakoze uko ushoboye kose, umusozi urangukwana umusozi. Mana yambwiye ngo ni umusozi etore berevom sikia mando utabashaga kugira gute kuba wakurwa imbere y'amaso yawe, ariko Imana irambwiye ngo uyu munsi, haleluya, Imana yambwiye ngo uyu munsi ari kikoze kuri uwo musozi. Imana yacu nidutabare, Imana yacu ibaha umugisha, ni Imana ishobora byose. Haleluya. Uyu mugabo witwa Yobu yarafite inshuti ba Elifase, abagabo babanye nawe ibihe byose ari mu byishimo ari mu munezero. Yobu rwose byari bimeze neza, ariko umunsi umwe Imana yo mu ijuru iza kugerageza Yobu kugira ngo Imana yereke ko Satani Yobu ibyo afite atabikuye, wenda Yobu ibyo afite bitamukura ku Mana. Imana irabyemera, Yobu ajya mu kigeragezo. Mu by'ukuri inkuru za Yobu, bari abagabo batatu bari amashuti yiwe bakibana bagisangira, Yobu amaze guhura n'ibyago n'amakuba, ntabwo ariko byagenze, ahubwo baje kumubaza uburyo ki yabibetaga akajya gukora ibyaha. Imana ishimwe. Mu kibazo wagize, ugifite akazi, wari ufite inshuti, ugifite akazi, wari umeze neza, wari ufite abakunzi, ariko ukimara kuva ku kazi hayuwe nta numwe bose leta berevom sikia mando baraguhunze, wabaye igicibwa. Imana yacu wabaye nk'umubembe muri bo, bahagaze ku misozi bakwitegeye, ariko Uwiteka yambwiye ngo aje kuvugana n'uwo musozi w'ikigeragezo uhagazemo. Imana yacu nishimwe cyane, haleluya. Ugifite amafaranga, wabonaga umusangira, wabonaga bimeze neza, ugifite umuryango batarakuvaho, ibyo byose, ariko Uwiteka yambwiye ngo ibyo byose aje kugira gute, aje kubihindura mu izina rye, kandi Uwiteka yambwiye ngo amateka agiye guhinduka kuri benshi, haleluya. Imana irambwira ngo mbwira abantu bacogojwe n'incamugongo, Imana irambwira ngo ayo majwi yajyaga kongora akakubwira ko bitazashoboka. Uwiteka avuganye nawe ngo ayo majwi nayo ni umusozi. Imana irambwira ngo ije kuvugana n'ayo majwi, kandi Imana yambwiye ngo niwakire kumva ijwi ryayo. Imana yambwiye ngo guhindura amateka mubyeyi, Imana yambwiye guhindura amateka mukobwa, Imana yambwiye ngo ije guhindura amateka y'ubwoko bwayo, kandi igihe ni iki. Reto tereberevom sikia mando rabito jezera berevokire sire. Imana yambwiye ngo ije kuvugana n'iyo misozi ihagaze imbere yanyu. Imana yambwiye ngo ari abantu benshi bagiye hanze mu bihugu byo hanze bagifite isezerano ry'Imana, bahageze mu by'ukuri birabayobera. Imana irambwira ngo n'aya masaha arimo batarabona ibyangombwa bibemerera. Imana irambwira ngo bameze nk'imfungwa, ariko Nyiringabo arambwiye ngo iyo misozi ihagaze imbere yanyu, Uwiteka aje kuvugana nayo kugira ngo mubashe guhabwa uburenganzira bwose. Imana irambwira ngo nta jambo mugifite muri icyo gihugu, kandi Uwiteka yakibahayemo gakondo kubera yuko niyo habatumye. Ariko Imana irambwira ngo byarabayobeye, muhererwa niba ari Imana yavuganye namwe, muracogora, musubira inyuma, muracika intege, musubiza amaso inyuma, ndetse rimwe na rimwe mwumva rwose bishoboka mwagaruka. Ariko Uwiteka arambwiye ngo avuganye n'iyo misozi iri imbere yanyu. Uwiteka aramwe mwakira ubutabazi bwanyu mu izina rya Yesu. Hari umusozi w'urushako, ntago mu minsi byoroshye. Heye toteje zireberevom sikia mando wabonaga byanze, ndetse urafashe umugambi, ariko Uwiteka aramwe ngo avuganye n'uwo musozi uri imbere y'amaso yawe. Imana irambwiye ngo ari kikoze mu rugo rwawe. Hari umusozi w'ubugumba maze igihe kirekire, abantu benshi bagufashe ijambo, wagerageje kwirwanirira, ugerageza gukoresha uko ushoboye kose kugira ngo ubone urubyaro, ariko Imana irambwiye ngo inzira zose waciyemo ntabwo zaguhiriye. Ariko Imana irambwiye ngo umusozi w'ubugumba Imana ije kuvugana nawo. Haleluya. Mana ishimwe. Mana yambwiye ngo ku bakobwa ari imisozi yo kugumirwa. Heye toteje zirabirevom sikia mando rabito teje zire. Haya toteje zi. Mana yambwiye ngo umusozi umaze igihe kirekire bagukoreho imihango, bagutambaho ibitambo. Mana irambwiye ngo ni umusozi nta kutagize, warasenze wiyirije ubusa, kandi uri umuririmbyi, uri umudiyakoni, uri mu protokole mu rusengero, ariko uwo musozi wanze kukuva. Imana irambwiye ngo uwo musozi uyu munsi ije kuvugana nawo. Mana yambwiye ngo niwakira ubukwe 2024 kuko Uwiteka kubohoye. Mana yambwiye ngo ije kuvugana n'iyo misozi yebigirwa Mana. Mana yambwiye ngo ije kuvugana n'iyo misozi y'abarozi. Mana irambwiye ngo ibyo batekenise byose bigiye guhinduka ubusa. Mana yacu nishimwe cyane. Hari umusozi w'ubushomeri maze igihe kirekire, warize rwose ubona biremeye. Imana ikwishyura minerval ukibaza kubera iki Imana nyishyurira amashuri nkiga nkabambaye umushomeri. Haleluya. Imana yambwiye ngo ije kuvugana n'umusozi uri muri karandezi wanyu, datuma usingira, datuma wakira, diplome yawe warayibitse utabuze ubwenge. Mana yambwiye ngo umusozi w'ubushomeri ije kuvugana nawo kugira ngo wakire ubutabazi buturutse aheraho mu gihugu cyo mu ijuru.
Yesu yambwiye ngo uwo musaza aje kuvugana nawe w'ubushomeri kugira ngo wakire akazi. Mana yambwiye ngo 2024 n'umwaka w'amashimwe ku bashomeri. Mana yambwiye ngo ntabwo izakomeza kubabaza abantu bayiteka. Mana yambwiye ngo hari umusozi heye todezirebere vome sikiya mando wo kwangwa n'abantu. Miryango yakuvuyeho wabaye igicibwa kubera yuko utagihuza nabo mu bijyanye n'imyemerere. Baracyafite izamana bicayeho ubaze nk'uri wenyine. Mana yambwiye ngo nkubwire ngo wa mubyeyi we Uwiteka yambwiye ngo bazakugarukira ntabwo uzabagarukira. Mana yambwiye ngo nubwo wakokowe amashami yose akagushiraho ariko nyiri shami yambwiye ngo hagiye gutoha andi mashami kugira ngo wakire ubutabazi buturutse ahera mu gihugu cyo mu ijuru. Mana yambwiye ngo ntabwo uri wenyine iri kumwe nawe. Mana yambwiye ngo bazakugarukira ntabwo uzigera ubagarukira. Mana yambwiye ngo kandi nuba maso. Mana yambwiye ngo izagusumbisha abo kandi zihesha icyubahiro. Haya toteje zirabirevo kireski amando Jesus. La labi toteje zirebemuski amando. Mana yambwiye ngo umaze igihe kirekire ku busasiro cy'uburwayi. Bose pe nawe ubwawe waramaze kwiyakira. Aho uri hose mu bitaro bigiye bitandukanye ndetse n'abarwariye mu ngo. Mu migabane yose itandukanye. Imana yambwiye ngo icyo gisasiro maze igihe kirekire urwaye. Imana yambwiye ngo icyo nuwo ni umusozi maze igihe kirekire warivuje nta kutagize ubutunzi bwagushizeho ugeze utegereza urupfu. Imana yambwiye ngo hasigaye n'Uwiteka. Data yambwiye ngo umusozi w'uburwayi je kuvugana nawo kugira ngo wakire ubutabazi buturutse rero mu gihugu cyo mu ijuru. Kandi Imana yambwiye ngo ni wakire gukira uburwayi bwose mu izina rya Yesu. Kuko Imana yambwiye ngo ni Imana iri hejuru y'imbaraga z'uburwayi. Reto tejetera birevome sikiya mando. Hari umuntu ufite umusozi w'abarozi bamuzengereje. Haya toje zireberevome sikiya mando. Ariko jezira birevo kire siri tutererevome nyine ngabavuganye nawe ngo nukuri. Uwo nawe ni umusozi. Mana yambwiye ngo ije kuvugana n'uwo musozi w'umurozi kugira ngo akurwe ku buzima bwawe mu izina rya Yesu, kugira ngo ubashe gutuza, kugira ngo ubashe gusingira. Mana yacu nishimwe cyane. Mana yambwiye ngo turiza aho uri kuko Iteka aje kwesha icyubahiro. Hari umusozi w'ibihombo mu bacuruzi. Heye jezira birevome sikiya mando wagiye gucuruza Imana yavuze uhaguruka Imana ari guha gishoro ariko uhageze ntibyemera bandi barahirwa we ntiwahirwa. Mana yambwiye ngo uwo ni umusozi. Mana yambwiye ngo dore jezira birevome sikiya mando hari ubwami bw'umwijima bukugenza ariko nyiringaba yambwiye ngo aje kuvugana n'uwo musozi w'ibihombo. Mana yambwiye ngo niwongere jezira birevome sikiya mando na n'urushonura rwawe uko Uwiteka Imana isumba byose ambwiye ngo akinguye amarembo y'ijuru kugira ngo agutabare. Mana yambwiye ngo niwakire igishoro. Baracuruje biranga rwose abandi baracuruza ureba uravuga ngo mbese Mana ni wavuganye nanjye ariko Uwiteka avuganye nawe ngo nawe ni umusozi. Mana yambwiye ngo uje kuvugana n'uwo musozi w'ibihombo kugira ngo wakire kugirirwa neza n'Imana ishobora byose. Mana yacu nishimwe cyane. Hari imisozi mu babyeyi y'urubyaro rwo muri iyi minsi. Mana yambwiye ngo ababyeyi benshi mufite agahinda mufite umubabaro bana barabananiye. Uwo nawe ni umusozi. Urarurira urarubwira Imana ngo Mana kubera iki Imana ivuganye nawe ngo nukuri ni Imana igeze mu rubyaro rwawe kandi reje zireberevome siri tutererevome nkuka uruzerero. Mana ishimwe. Mana iravuze ngo ni wakire kugirirwa neza n'Imana gusenga kwa Imana yarakumvise. Mana irambwiye ngo ni Imana itaneshwa. Data yambwiye ngo mbabwire ngo nukuri uko yunamuye Yobu ko niko aje kunamura ubwoko bwe. Haleluya. Mana yambwiye ngo n'umwaka w'imbabazi n'umwaka wo kubarira ibyaha. Mana yambwiye ngo nawe wacogo gasubira inyuma ugarukira aho ngaho Uwiteka aragushaka. Kandi Imana yambwiye ngo nta cyana kimwe itababarira. Mana yambwiye ngo uyu munsi niwumva ijwi ry'Uwiteka ntiwinangira umutima ahubwo usanga Uwiteka Imana ishobora byose kugira ngo akuruhure. Data yambwiye ngo ni Imana ishobora byose kandi ni Imana itaneshwa. Heye toteje zirabirevome sikiya mando rabi toje zirabirevo kiresire. Reje zirabirevo kiresire tutererevome. Nukuri Uwiteka arambwiye ngo nimwatsira ubutabazi. Mana yambwiye ngo ije guhembura abantu. Mana yambwiye ngo ni Imana ishobora byose. Mugaragu w'Imana yari yahuye n'ikibazo gikomeye Yobu. Imiryango imuvaho umugore yashatse aramwihakana aramubwira ngo nihakane iyo Mana ye kubundi birangire kuko nubundi yarapfuye. Ariko Yobu abwira umugore ngo nukuri uvuze muri bamwe b'abapfapfa. Haleluya. Mu kuboko k'Uwiteka hajava ibyiza tugashima hava n'ibibi tukagira gute tukababara. Yo baravuga ngo nukuri Uwiteka ni wabimpaye kandi jezire berefome sikiya bana byishubije. Ese mukobwa akakanya urimo urahamye ute mubyeyi umunsi urimo urahamye Uwiteka gute. Haleluya. Reto teje zirabirevome sikiya mando aho ntugera mu kibazo ukihakana Imana aho ntugera mu kigeragezo ukihakana Uwiteka. Imana yacu nishimwe cyane. Hahirwa umushikamishijeho umutima Uwiteka uwo nguwo ngo azaba amahoro masa. Akakanya ushikamishije umutima wa hehe nihe ushikamishije umutima ushikamishije kudafite umumaro ushikamishije ku butunzi ese ushikamishije ku miryango wishingikirije abakomeye. Imana iravuze ngo nukuri hahirwa
ushikamisha Uwiteka Imana umutima we uwo nguwo azaba amahoro masa. Imana irababwira ngo ni Imana ishobora byose. Imana irababwira ngo ni Imana itaneshwa. Imana irababwira ngo ni Imana igivuga bikaba ategeka bigakomera. Imana yababwiye ngo amasezerano asezeranye namwe ni ukuri no kuyasohoza aje kuyasohoza. Imana yambwiye ngo yego harimo abavuganye n'abana b'abantu ariko Uwiteka arambwiye ngo avuguruje ibyo bavuze. Imana irambwiye ngo itanze amasezerano mashya. Hari abantu bacogojwe n'incamugongo y'abahanuzi abazima babi babaho kandi nibyo ariko Imana yambwiye ngo uyu mwaka Retote Jezirebe Vome Sikiyamando igiriye izina ryayo ku buzima bwawe wa mubyeyi we. Haya Jezirebe Vome Sikiyamando ni ukuri igiriye izina ryayo wararize bihagije. Haleluya. Ariko Imana irambwiye ngo ni ukuri ije gusoza isezerano yasezeranye nawe. Imana irambwiye ngo wabwiwe byinshi ariko ibyo byose urabitegereza ntiwabibona. Imana irambwiye ngo ije kubikorera kwiyubashigiriye izina ryayo. Isezerano wategereje imyaka n'imyaka Imana irambwiye ngo ije kurisohoza kuko ni Imana itagivuga amasigara cicaro. Imana irambwira ngo igende iki cyo gutabara ubwoko bwayo. Imana irambwira ngo ariko Jezirebe Vome Sikiyamando uwari waracogoye agasubira inyuma nagaruke ni nacyo gihe cyo kugaruka ku mwami Yesu. Haleluya Jesus. Mana yambwiye ngo igihe cyo kugaruka kwa Yesu kandi Jezirebe Vome Sire. Mana yambwiye ngo ije kandi ije guhemba no guhana ariko Imana irambwiye ngo ije no gutabara abantu bayo kuko Imana yambwiye ngo nta muntu numwe izagenda mideni. Mana yambwiye ngo igihe cyo gusorezwa amasezerano kubayiringiye. Mana yambwiye ngo akakanyu uhagaze ute mukobwa uhagaze ute mubyeyi musore. Mana yambwiye ngo igihe cyo gutungurana kandi nyiringabo yambwiye ngo aho ibisubizo bizamanuka gasanga nturi maso. Mana yambwiye ngo nukuri ntabwo uzabifata datarambwiye ngo here none bamaso byo wari uri mu bivemo. Heye Tote Jezirebe Vome Sikiyamando va mu bidatunganye va mu bidafite umumaro kuko Uwiteka yambwiye ngo aje gusoza amasezerano. Mana yambwiye ngo ni igihe cyo kugaruka. Heye Jezirebe Vome Sikiyamando gusohoza imihigo Uwiteka yagiye ahigira ubwoko bwe. Haleluya. Mana yambwiye ngo irabakunda kuko ibafiteho umugambi. Mana yambwiye ngo ikuye impfu nyinshi muri mwe. Mana yambwiye ngo ikijije indwara nyinshi muri mwe. Mana yambwiye ngo arabishubije Jezirebe Vome Sikiyamando ijambo baryambuwe. Aho waryamburiwe urahazi. Ubushomeri bukwambura ijambo. Ubukumi bukakwambura ijambo. Haleluya. Ubugumba bukakwambura ijambo. Imana yambwiye ngo aho wambura ijambo mu kazi aho wamburiwe ijambo mu muryango aho wamburiwe ijambo mu rugo rwawe n'ubukene bujya bwambura ijambo umuntu. Haleluya. Hari abagabo benshi bishwa amazina batakitwa abagabo ariko Imana yambwiye ngo wa mugabo uje kukujezerebe Vome Sikiyamando Rabito Derebe Vome Sire ije kuguha ijambo mu rugo rwawe kuko Imana yambwiye ngo ibyubahiro mwambuwe Uwiteka agiye kugira gute kongera kubasubiza ibyubahiro byanyu. Imana yambwiye ngo itanze akazi kandi Imana yambwiye ngo hari indi inyuranyije ku buzima bwanyu. Imana yambwiye ngo uri hanze Retote Jezirebe Vome Sikiyamando uri muri Amerika, Canada, Uburayi, Ubufaransa ku migabane yose y'isi. Imana yambwiye ngo upfa kuba waravuganye n'Imana iri hejuru ya byose. Imana yambwiye ngo itegereze 2024 Imana irambwiye ngo iratabaye. Imana yambwiye ngo ntabwo yakujyanyeho kugira ngo ube umuretwa w'abanyamahanga ahubwo Uwiteka yambwiye ngo abanyamahanga bazagukeza bazaza aho uri bagana uwo mucyo wawe. Imana yambwiye ngo urimo urasenga ute datarambwiye ngo hagarara gitware kuko Uwiteka aje kwesha icyubahiro. Imana yambwiye ngo ni wambara imbaraga z'umutima wongere wiyungemo izindi mbaraga wongere ushaka ibihe byo gusenga muri wowe datarambwiye ngo dore waracogoye kandi waranabutse ariko Imana irambwiye ngo akakanya haracyari ibyiringiro. Haleluya. Imana yambwiye ngo kugarutseho kandi Imana yambwiye ngo wicogora. Imana irambwiye ngo ni Imana itaneshwa. Nyiringabo arambwiye ngo ni Imana iri hejuru ya byose. Imana yambwiye ngo wakire gutabarwa no kugirirwa neza ni Imana iri hejuru ya byose. Imana irambwiye ngo ikuye imbaraga z'ubwami bw'umwijima mu bwoko bwayo kandi Imana irambwira ngo n'umwaka Jezirebe Vome ije kwibasira abarwanya ubwoko bw'Imana. Imana yambwiye ngo nimwakire umugisha. Data twese yarambwiye ngo babwire ngo umusozi wari uhagaze ku buzima bwawe umusozi wari umaranye igihe kirekire urawuzi. Heye Tote Jezirebe Vome Sikiyamando Rebeto Jezirebe Kire Siri Tuterere Vome. Imana yambwiye ngo uceceke ije kwivuganira n'uwo musozi. Musozi wari uhagaze urawuzi mubyeyi wa musore wa mugabo mukobwa we musozi uhagaze wahagaze imbere yawe datuma wakira datuma usingira datuma Jezirebe Vome Sikiyamando. Imana yambwiye ngo nukuri uwo musozi ije kuvugana nawo kandi Imana yambwiye ngo nukuri ije gusoza amasezerano yawe nkuko yakubwiye. Imana irambwiye ngo akakanya uhagaze ute ese akakanya Uwiteka arambajije ngo nkubaze uyu mwanya akakanya uyu munsi uyu mwaka uku kwezi uhagararanye n'Uwiteka gute. Imana yambwiye ngo ubanza wisuzume nusanga udahagaze neza. Imana yambwiye ngo haracyari ibyiringiro. Imana yambwiye ngo imbabazi zawe ziracyariho. Haya Tote Jezirebe Vome Sikiyamando. Imana irambwira ngo yashyiriyeho ubwoko bwayo kugira ngo Jezirebe Vome Sikiyamando buyibere umufasha bakiri mu isi. Imana yambwiye ngo rero ntutindaganye kugira ngo Uwiteka aguhe ibisubizo byawe. Imana ishimwe. Imana yambwiye ngo uje kurengera abantu kandi uje kure Jezirebe Vome Sikiyamando gutabara ubwoko bwayo
imana yacu nihabwa icyubahiro. Ngiye kubasengera imana ndumva message yumvikanye, ndumva umuntu wese ibyiwe yamaze kugira gute, yamaze kubikuramo, kandi nukuri tuzongera guhura mushima izina ry'Imana. Muzihangane mu mpamagare mumbwira ati nyamara, kandi ndanatangariza abantu bampamagara bambwira ngo nimbasengere kuri telefone, ndabakunda murabizi nabasengera, ariko nk'umuntu uri hafi mu mujyi wa Kigali yajyaza aho ndi abo hanze bo ntabwo byakunda byo ngomba kubasengera uko byagenda kose, ariko umuntu uri hafi nimujya mumpamagara nkababwira ngo mujye munsanga mu rugo, mujye mwihangana muze, kubera yuko ari hafi. Gusengera kuri telefone nawe urabyumva, connection ntabwo biba byoroshye. Abo hanze burumva ko Imana yabahaye iki, ifite ukuntu bigenza muri connection kugira ngo ubutumwa bwabo bagereho. Imana yacu nishimwe cyane. Nje kukubwira rero ngo umusozi wari uguhagaze imbere, uyu munsi Uwiteka Imana avuganye nawo. Heye toteje zireberevome sikiyamando, ahubwo wowe urebe ukubanye n'Imana. Nusanga uyu munsi hari kirimo kigucira urubanza, ubanza upfuka mubwire ngo Mana narakiraniwe, nagenze kure y'amaso yawe, ntabwo nigeze nsingira ubwiza bwawe, naracogoye ndacumura. Ubwira Imana ngo Mana imbabazi zawe ziracyariho n'uyu munsi, uyu munsi kugira ngo Uwiteka abashe gukura kuri uwo musozi. Ahari Satani yakuregesheje inzandiko nyinshi, ahari Satani yakuzamurikanye ibirego, ariko Yesu Kristo avuganye nawe ngo nukuri. Ibyo birego Satani yakuregesheje Imana yabitesheje agaciro, kuko akurebanye amaso imbabazi ze kandi akureba amaraso Yesu yamenekeye ku musaraba Golgotha. Ndagira nkubwire ngo ntutinye, wewe waharanywe n'ibyaha, wumva ko Imana itakubabarira. Imana ni umunyembabazi, naka kanyira cyateza ibiganzi gutegereje kugira ngo nawe uze ugire gute uhabwe umugisha n'Imana. Abantu bamaze imisi bampamagara ngo bafite ibibazo byabare, Imana yo mwijuru kubatabara. Kandi ndavugana nawe wa mukobwa we, Imana yo mwijuru irakubabarira ibyo byaha byose wakoze, kuko ni Imana y'inyembabazi. Imana yacu nishimwe cyane. Reka mbasengera Imana abari bacogoye, abari bavuye mu byizerwa, abari bacogojwe n'imisozi yari bari imbere, ndagira ngo mbasengera Imana ishobora byose kugira ngo mwakire ubutabazi bwanyu. Imana yacu nishimwe. Mana data wa twese mu izina rya Yesu, Mana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi bwinshi, Imana ndetse yo kwera no gukiranuka, rato terebere vokireski amando Jesus, umukozi umuhanga utaje buri kugenza mu izina rya Yesu. Ndagushimira ndaguhimbaje kuko uri Imana iri hejuru byose, nta kibasha kuroga umugambi wawe. Data ibyo mpaye kugaburira ubwoko bwawe ni ukuri, ntacyo ngabanywe nta nicyo nongeyeho, ibyo wavuganye nanjye nibyo mvuganye nabo. Kristo Jesus rabirevome mesire, nkubereye mikoro rirangurura mu bwoko bwawe. Mana data batwese mu izina rya Yesu, sengeye ubwoko bwawe Mwami Imana mu ngeri zose zitandukanye. Uwiteka ku byifuzo cya buri umwe wese ndasenze, Mana ishobora byose nyiringa Imana isumba byose, aho kubarira ibyaha babarira ibyaha, abo kugirirwa neza ubagirire neza, kuko Uwiteka Mwami Imana ishobora byose iyo wamaze kubarira ibyaha umuntu wawe, nta mugayo w'urubanza, nta rubanza uba ukimubaraho. Ndakwinyize kugira ngo babarire abakobwa, ubabarire abasore, babarire ababyeyi, babarire abagabo mu izina rya Yesu. Weze ubatunganye rwose, ubakureho umuganza rw'ibyaha no gukiranirwa. Inzandiko Satani yabarageshaga zose utesha agaciro barebana amaso imbabazi zawe. Data aho bitwaga abakiranirwa bongere kwitwa abakiranutsi imbere y'ubwiza bwawe. Bandukura aka kanya mu gitabo cyo kurimbuka, ubandike mu gitabo cyera cy'ubugingo, kugira ngo Jezireberevome sikiyamando rabiterando ubashe kure Jezireberevome kuza gukurira imisozi iri imbere y'amaso yabo. Mana ndagushimye kuko uri umunyembabazi kandi utanze imbabazi. Ni mu izina rya Data wa twese nsabye mbyizeye. Mana sengeye abantu bari bacogojwe n'imisozi yari imbere yabo, bazamwe ngo by'amasengesho aka kanya mu izina rya Yesu. Reka ubatsindishirize muri byose abone gukomera kwawe, reka ubatsindishirize muri byose abone neza yawe. Kandi Mwami nyiri ubutware Mana idahinduka, uhereye uyu munsi Mwami Imana bumviye uri jambo ryawe, uhereye aka kanya bakiriye Data wa twese Imana ishobora byose ubutumwa bwabo, unyemerere Mwami Imana uhereye aka kanya iyi misozi yari imbere y'ubwoko bwawe ikurweho mu izina rya Yesu, babonera ubutabazi imbere y'amaso yawe. Sengeye umuntu wari waracoga agacika intege, Mana reka umusubize intege mu bugingo, wongere uhembure ibitima yabo, wongere uhembure ubugingo bw'ubwoko bwawe. Mwami Yesu Kristo mwana w'Imana, bari bacitse intege ubasubizemo intege, abari bababaye Mwami Imana baremera ibyishimo, kandi abari bavuye mu byizerwa bongerere kwizera. Ndasenze kugira ngo wigaragaze muri ubwo bwoko bwawe Kristo, kugira ngo Mwami Imana bakire kugirirwa neza muri byose nawe, kuko uri Imana y'inyembaraga n'ubutware n'ubushobozi. Sengeye ubwoko bwawe Mwami Imana nyiri ubutware, bari bacumujwe n'amasezerano, bari bacumujwe n'abakozi b'Imana babagezeho. Mana nibyo nyakura ku Imana, harimo abahamagaye abo ngabo bagiye basanga ubwoko bwawe. Mana sengeye aba bantu bagiye bacogozwa n'ibyo, kugira ngo bagaruke mu izina rya Yesu, kandi reperejerebemesire ubaremere bifatika nk'Imana y'inyembaraga. Reka bahabwe umugisha nawe muri byose mu izina rya Yesu. Uyu munsi uri bwumvira ijambo ryawe, heye Jezireberevome sikiyamando ni n'umusigo uko byamusanze, bwami bwawe bugwire muri we mu izina rya Yesu, yongera ahemburwe ku bw'izina ryawe. Ndasenze kugira ngo ubahe umugisha nk'Imana, Mana ushobora byose igitare cy'amahanga,
kwizera kubera yuko bakwiringiye ubabere ibyiringiro kubera yuko bakutegereje ubabere byose kuko uri Imana iri hejuru ya byose sengeye ababyeyi batwite mu izina rya Yesu Mana ni wowe utanga urubyaro ni wowe Mana y'inyembaraga n'ubutware n'ubushobozi ni wowe ubibarura rubuto ukarubagarira ukarufumbira ndabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo babere maso barinde ibyago n'amakuba barinde satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu gamburuza imigambi yose y'abarozi cagagura inzingo mu izina rya Yesu bakire kuzabyara amahoro nk'abaheburayukazi Mana ishobora byose gitere cy'amahanga bazashime Mana bavuga gukomera kwawe ndasengeye ababyeyi babuze urubyaro ni wowe Mana utanga urubyaro ndakurebeje zirabire vome sikiyamando Mana ishobora byose gitere cy'amahanga wageze kwa Erikana biramenyekana ugera kwa Aburahamu biramenyekana Kristo nyemera ugere mu rugo bwoko muri abo babyeyi Mana harabamaze imyaka n'imyaka haramaze imyaka myinshi ugeze ku kidendezi ntiwigeze wita ku gihamaze waramubwiye ngo Jezirabeli vome sikiyamando nahaguruke atere uburirwa agende Mana utitaye ku gihe bamaze Mana ishobora byose mu kibazo cy'ubugumba nyemerera uyu munsi utange gusama mu babyeyi mu izina rya Yesu Mana ndakungoma Imana ishobora byose nabo witeka bazagaruke mwami Imana ishobora byose nyiri ubutware Mana bashima izina ryawe sengeye data batwese Imana bari barabuze ko babigenza Mana ugiri kubigenza wiheshe icyubahiro sengeye abarwayi mu izina rya Yesu abarwayi indwara zigiye zitandukanye hari abarwayi amakanseri amadiabete abarwayi amasida abarwayi indwara zose mwami Imana ishobora byose za hypertension abarwayi indwara data batwese Imana indwara zose Jezirabeli vome sirenze muzamingo by'amasengesho Mana uyu mwuka w'uburwayi ndawirukanye uyu musozi wari umaze igihe kirekire kuri we ngutesha agaciro natuye gukira mu bwoko bwawe mu izina rya Yesu kandi ndabona Uwiteka uhagurutsa abantu ku bisasiro ndabona Uwiteka utabaye kandi urengeye ubwoko bwawe urakarama kuko uri Imana y'inyembaraga n'ubutware n'ubushobozi Mana data batwese mu izina rya Yesu sengeye uyu murimo wawe mwami Imana sengeye umugaragu wawe ushyizeho kugira ukomeze kumubera amaso muri byose kandi iyi mikoro ndayishingarishije mu izina rya Yesu shingarishije kamera kugira ngo mwami ukomeze kuyibera amaso Mana ibi ni ibikoresho nyiri ubutware utambukaho ukarangurura ukabwira ubwoko bwawe nanjye ndasenze kugira ngo data Uwiteka umugaragu wawe muhe umugisha kandi ukomeze umubera Imana nawe uhaze kwifuza ku mutima we umurengere muri byose abone gukomera kwawe ukomeze kwigaragaza nk'Imana y'inyembaraga ndagushimye kuko uri Imana umbishe gusenga no kwinginga komeza ubane natwe muri byose Uwiteka nzagaruka imbere y'ubwoko bwawe dushima izina gituva gukomera kwawe urakarama kuko uri Imana y'inyembaraga n'ubutware bwinshi ni mu izina rya data twese musabye mbyiza urakoze Yesu amen.